Tubashimire bakunzi bacu, bakunzi bakadasohoka, bakunzi mwebwe mutwereka ko mudukunda ku manywa nijoro, kuri hano kuri Yesu ari ku ngoma TV. Yesu kandi yaramamaye, Yesu ni umukozi w'umuhanga, muri mwe yararemye ngo ari ku ngoma, ngoma ye ntizahanguka. Uyu mwanya rero ni ukuri ndashimira buri muntu wese uri kutwereka ko adukunda, yandika comment, akora na like na share. Ni ukuri turabakunda kandi ni ukuri Imana ibaha umugisha kandi Uwiteka abagirire neza. Ni ukuri muri abantu beza kandi mukomeze mukande subscribe, mutwiyereke kandi natwe ntabwo tuzabatenguha. Imbere ya kamera tuhafite umukozi w'Imana, ariko mbere yuko mwakira reka mbanze mbwira abantu bari mu bitaro, bari hirya no hino, barwaye, bafite intambara bari kurwana, babwire ngo hejuru y'ibyo byose hari imbaraga z'Imana, Uwiteka arashoboye. Uraho neza mutumisha, suhuza ubwoko bw'Imana. Ufashwa nayo enye usaza, umuntu wakwize ko yarazi kwita fashwa nayo. Wambaye neza ariko muri no minsi abakozi b'Imana muri gushinjwa kwambara neza, ariko mukaba mwambariye ku byaha. Bimeze biti? Muri kwambara neza mukigaragaza neza, yego bari gushinzwe ibyaha bibahama cyangwa ariko hari abo bihama, abo tujya tubona banywa akayoga hano se. none se banywa akayoga babona. Oya, umva neza ikibazo nari nkubajije. Muri gushinjwa kwambara amakote mu gacya neza, ariko wenda wowe uransobanura mu ruhande rwawe nkuko ngusizemo, ariko kubera ko ndi kubaza ikibazo mbariza abantu. Muri gushinjwa kwambara amakote inyuma, ariko mu mutima mwifitemo ibindi byaha mbese mudafite inzira z'igisiyoni. Ni ukubera iki tubona ibyaha byagwiriye mu bakozi b'Imana, mu bahoze bitwa abakozi b'Imana? Ni ukuvuga ngo ntabwo ari byiza ko umunyamubiri agenza umunyabyaha. Aba bavuga ngo abakozi b'Imana ngo bafite ibyaha, none se ubundi hari intungane ibaho? Intungane abwira icumuye karindwi. Ni ukuvuga ngo turi mu isi yanduye. Ubaye utari umunyabyaha ntabwo waba uri muri uru rugendo uzarurangiza. Kugira ngo uru rugendo uzarurangize ni uko uba umunyabyaha ariko ukemera ibyaha byawe. Ariko Yesu yavuze ngo iki? Ngo tuzamenyera ku mbuto zanyu. Kubona imbuto ntabwo zigenzuzwa umwuka. Imbuto ntabwo zigenzuzwa umwuka, ariko wumva ikintu mbwiye. Urambwiye ngo ni ukubera iki abakozi b'Imana bari kugaragara nk'aho bambaye ishusho yo kwera, uri kumva, bari gukekwaho ibyaha. Nanjye nakubwiye ngo ni ngombwa kubakekaho ibyaha kuko nta ntungane ibaho, ntayo. None ubwo muzajya mu ijuru. Ikibazo si icyaha, ikibazo ni ukumenya ese icyo cyaha nyiracyo bimeze bite. Urakoze kunjyana ahantu heza, urumva? Ariko mwe muvuga ko muyo mubwiriza mubwira abandi, mwe mutibwira. Urumva, ugasanga umuntu ari gutunga urutoki abandi. Tuba twibwira kubera ko iyo umutunze rumwe izindi zose ziba zikureba. Ugeze gutya izindi zose zirakureba. Rero ntabwo ikibazo si icyo ngicyo. Kwibwira turibwira, ahubwo uvuga ngo ibyo mwibwira mubishyira mu bikorwa. Nicyo kibazo gihari. None dukora iki kwe? Kandi ni ukuvuga ngo abeza si abazwiho ibyiza gusa. Bikumva nk'uko hariho abahanga mu guhisha ibibi bakora, ni nako hariho abantu barengana kandi bakarenganyirizwa ibintu bitariho. Kuko nk'ubu ngubu hari ikintu bita ikinyoma gifite ikimenyetso cyitwa ukuri. Bikumva ikinyoma gifite ikimenyetso cyitwa ukuri. Just rero niyo mpamvu ubu tuvugana njyewe Isaac, ushobora kuza umuntu akavuga ati bitewe n'uko, kuko nk'ubu nimba wowe dufite ukuntu tubanye, n'uriya dufite ukuntu tubanye, n'undi dufite ukuntu tubanye. So rero nimba haruje umuntu akavuga ngo mu by'ukuri uyu muntu ni umukozi w'Imana,
ariko nimba ari umukozi w'Imana njye mfitanye ikibazo nawe. Ni byiza ariko nanone gato mbere y'uko uyu muntu ajya kuvuga umuntu w'Imana nabanza amenye ibihe bacanye, kuko uko biri kose umuntu muri kumwe muri uyu mwanya mu mwaka utaha nimutandukana hari ubuzima azagutwaramo, kuko uko biri kose nubwo mwaba mwarapfuye akantu koroheje afite kukururiraho akaguhimbira ikinyoma kikagufata kuko gifite ikimenyetso. Nk'ubu reka nguhe urugero, nk'umuntu twifotozanyije ifoto nko muri 2016 nkiri Rodebayi kwa Makiri, uri kumva just ubu ngubu dushobora na kugirana akabifu agahita agenda akazana ya foto, uri kumva yepfiri ya hahandi akaba ariyo yuririraho. Icyo uracyemera? Ndacyemera. Noneho mwebwe kubera yuko namwe muri mu bintu byo kwishakira indamu z'imibiri, ubwo nyine inkuru uba uyibonye kaba kabaye. Tuvuga ati wa mukozi w'Imana, ikibazo umaze kubona muri ibi bintu rero, ikibazo si uko umukozi w'Imana yakoze icyaha, uri kumva, kuko ibyaha ni ngombwa ko duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, ahubwo ba nyiri kubyumva muremereza ibintu bitagakwiye kuremera. Kubera iki? Indamu, ahubwo inda nini yatatse abantu iraza kubiyicira ubwabo. Ufasha umuntu w'umukozi w'Imana kubera inda nini, umugeretseho uruntu, umaze kurumugerekaho imbuga nkoranyambaga zose zise zimwataka, uretse gato zimaze kumwataka. Noneho namwe ikintu maze kubabonamo ni kimwe, mugitiza ikintu cyitwa imirindi, mugitiza ikintu cyitwa umuvuduko. None se dufate ikibi tukite cyiza, aho gufata tayimu ngo mufate wa mukozi w'Imana kuko nimba yaguye, bikumva Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi nubwo yagwa ntazarambarara. Aho gufata umwanya ngo mwigishe wa mukozi w'Imana, ntago kuva natangira ndabona umuntu wateye kamera abwira umukozi w'Imana amubwira ati rero waguye waratubwirije, reka twebwe turame tukuririre, uri kumva, kubera yuko ni ukuvuga ngo inzira ze yazitangiye zigororotse, ageze hagati wenda bigenda nabi kubera ubu butayu nyine n'Abisiraheli bagiye babutindamo barivovota babaza ibigirwamana. Ni nako natwe tugomba kugira gute, ni nako natwe tubayeho, uri kumva. None rero nimba Bibiliya iravuga ngo Mose yigeze gusiga ubwoko ho gatoya bw'Abisiraheli, agarutse asanga babajije ikimasa, babajije ibindi bigirwamana babitereka hariya. Rero nimba uyu muntu yabajije ikigirwamana, yimitse ikigirwamana, Mose yarabacyashye, ntabwo yabavugirije induru ngo ababwire iki, yarabacyashye, kumva. Ariko mwebwe nta muntu ndabona wateye kamera ngashyira umukozi w'Imana hariya, uri kumva, narangiza bavuge reka tumwunameho tumusengere ubwiza bw'Imana bumugarukeho. Ahubwo ikibazo cyanyu mubitiza umurindi, rimwe na rimwe mugatanga n'amafaranga ibiguzi kugira ngo mubone abandi bamushinza kubera viyuzi, kubera ikintu cyitwa inda nini kandi ntabwo ari. Ariko buriya nubwo muvuga ibyo uvuze reka mbyemere, ariko natwe tujye ku ruhande rw'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana namwe uremera ko umubare munini ikigero kiri hejuru ari mwataye inzira mwagakwiye kuba mwanyuragamo umurongo Imana mwataye umurongo Imana yari yarabahaye. Reka nkubwire, wivuga ngo umuntu yataye umurongo Imana yamuhaye, kuko uwo murongo nkubajije ngo mbwira umurongo uzi Imana yampaye ngomba kugenderaho, ukumva. Twese twasanga ndawuguha umurongo Imana twese abakristo yaduhaye, nuko tugomba kubaho mu buzima bwo kubaha Imana, tugaca bugufi, urumva, tugakora icyo Imana ishaka. Wibuke hari ahantu Yesu Kristo yavuze ngo abavuga mwami sibo bazajya mu ijuru, ngo ahubwo abazajya mu ijuru. Wumva uwo murongo, ni abantu bakora icyo Data wa twese ashaka. Ndaguha urugero, niba Yongwe baramufungiye ko yiye amafaranga ayarya abadiyasipora cyangwa abakristo, n'urugero ntanze kuri Yongwe, urumva, kandi nawe akabyemera, hajya yari akiri muri uwo murongo. Reka mbanze nkubwire, si ubwiye ngo umurongo ni ukubaha Imana, tugakora ibyo gukiranuka. Ni nako Bibiliya ivuga ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, irabemera.
Bibiliya subuhanuzi twese twemera. Yego. Mbwira umuntu waba waravuye igihe wahereye usoma Bibiliya, mbwira umuntu watabarutse nta cyaha akoze mu buzima. Okay, ntacyo reka nemere. Mumbwire. Reka tujye kuri Bibiliya. Banza umumbwire. Ariko abagiye bakora ibyaha bagiye babihanirwa. None kuki mwe mutemera guhanwa? Guhanwa nande? Guhanwa nande? Ingaruka z'icyaha cya Yongwe nuko yafunze agasaba Imana. None se bareke kuvuga ko Yongwe yakoze ikosa. Yongwe Imana, kuko Imana ryagindira ijambo ivuga ngo Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi nubwo yagwa ntazaramba. Kuba yarakoze icyaha, yego, ingaruka z'icyaha yahuye nazo no gufungwa. Uri kumva? Ni ugufungwa. Tumukomera amashyi ko yarakoze neza. Ubaretse abanza wumve. Yahuye n'ingaruka z'icyaha. Uri kumva? Imana ibabarira icyaha ariko ingaruka ntabwo zo narazirengeye. Yego, niba usambanye, umuntu najya gusambana agatwara inda, Imana izamubabarira ubusambanyi ariko ingaruka z'icyaha cy'ubusambanyi nuko yakuyemo inda y'indaro. Uri kumva? Noneho rero na Yongwe wimuseka cyangwa ngo umuvugirize induru cyangwa ngo umukomere kuko yaguye mu cyaha. Kugwa mu cyaha ni ngombwa. Twebwe rero icyo dukora nk'abanyamakuru, umva icyo dukora kwe nk'abanyamakuru, tuba turi kubwira abantu ngo ibi si byagakwiye. Wivuga ngo si byagakwiye kuko utarageraho Satani atabasha kurasa. Ntabwo ndahagera. None se ubu se katuvugana ubu ngubu mu Rwanda dufite abapasitoro benshi. Urumva? Ubu nukuvuga ko nta mupasitoro dufite abahanuzi muri Bibiliya. Katujye no mu bahanuzi cyangwa abakozi b'Imana wambwiye Bibiliya. Umugabo witwa Eliya, urumva, na Elisa, ni ibihe byaha wababonye? None Elisa ntabwo yivovoteye Imana. Kwivovotera Imana ni ukujya kunywa inzoga, ni ukujya kunywa inzoga. Icyaha uko kiri kose, uri kumva? Icyaha uko kiri kose imbere y'Imana ni icyaha. Uri kumva? Ube wibye urutoki undi abe yishe umuntu, imbere y'Imana ni icyaha. Elisa nimba yarivovose kabiri, Eliya yakoze icyaha gikomeye ubwo yibwira ko ari we muntu wera wa mbere usigaye ku isi. Yego. Akiyita umukiranutsi akavuga ngo Mana yaravuze ngo ni muhanuzi usigaye. Iki si icyaha yarakoze. Wumvisha amagambo Imana yamusubiye. Yamubwiye ngo haracyari 7,000. Haracyari 7,000. Ariko nawe se twari tukiri kuri aba. Niba Elisa yariye isi ntungane, Bibiliya ivuga ngo uwiyise intungane aba yise Imana iki? Inyabinyoma. Kuko nayo ubwayo bwira icumuye inshuro zingahe? 7. Bishatse kuvuga iki? Uru rugendo turimo n'abatubanjirije. Kabiri, ntuzaseka umuntu. Abrahamu yakoze iby'ubutwari, uri kumva? Ariko ku kirengarenga arasinzira, inkongoro zikwa ku gitambo, agirwaho umugayo. Uri kumva? Samusoni yari afite imbaraga zikomeye, washwanyaguje intare, ariko ku kirengarenga yarasinziriye. Uri kumva? Bisobanuye iki? Iyi nzira turimo irimo amahwa. Uri kumva? Wiseka umuntu kuko yatenebutse, ahubwo musengera imbaraga zigaruke muri we n'ibihe byiza bigaruke muri we. Naho gucumura, Bibiliya iravuga ngo iki? Umva ukuntu Bibiliya ivuga. Uri kumva? Iravuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, aho turwana n'imyuka itatu yo mu kirere, isi, umubiri na Satani. Kandi ibi bintu bitatu byose turwana nabyo ni ibintu biturusha imbaraga, ni ibintu biturusha amaboko. Uri kumva? Niyo mpamvu Yongwe ushobora gusanga none kuki Yongwe yashingijwe kwaka amafaranga abantu. Uri kumva? Ariko utekereze ngo hari n'ushinzwa gusambanya abantu. Uri kumva? Nyuma yo gusambanya abantu hari n'ushinzwa kwambura abantu. Nyuma yo kwambura abantu hari n'undi ushinzwa kubeshya. Kuko buri wese agiye afite akantu k'agagezo. Ako gagezo rero ni wo mwamba ahora arwana nawo ngo kira ngo yirinde. None niba ateshutse uwo mwamba ukamukubita, wimuseka. Niyo mpamvu nimba njyewe nawe uburyo tuziranyemo, ushobora kuba warangurishije amafaranga sinyakwishyure bitewe n'ikibazo cyanjye. Uri kumva? Uri kumva? Noneho wowe ubwawe ukagendera muri kamere yo kuvuga ngo umukozi w'Imana anyambuye gute. Uri kumva? Kamere ikakurenga ugaturika ugasohora mu kanwa kawe n'ibitari ngombwa kumbwira.
cyangwa se n'ibitari ngombwa kuvuga. Hanyuma reka nkubwire, ubu tuvugana nutizera ukuri kuri muri njyewe bitewe n'ibyo n'ubuzima bwanjye nawe uriya azanyizera bitewe n'uko yego cyo ndabyemeye. bivuze ngo iki rero, uyu muntu nimuzajya musanga aho yaguye, ahubwo mwebwe naje gusanga muri nka rya jambo riboneka muri Luka ibice 10. Ubwo rero uraje uduciriyeho iteka ibyo dukora nibyo. Mbabatse nkubwire, Bibiliya isuko nivuga ngo hariho umuntu wamanukaga Yeriko agwa mu gicu cy'abambuzi, baramukubita baramwambura bamusiga arindembe habura aho gatoya agapfa. Uri kumva ngo umutambyi wari uri mu rugendo amunyuze arakikira aragenda, n'umurewe arakikira aragenda. Umutambyi ni iki? Umutambyi ni nk'abana ba pasiteri. Umurewe ni iki? Umurewe ni umuntu nyine, nawe ni umuntu w'umunyedini wo mu itorero. Uri kumva, aba nibo bantu bari bafite imbaraga zo kumwomora, ariko nibo bamukomerekeje. Bivuze ngo rero namwe mumeze nk'abo bantu, ahubwo mwisubire mwomora abantu b'Imana aho kubakomeretsa. Imana iguhe umugisha mutumishe. Sawa, merci.